cyangwa abanyarwanda tugasenga, cyangwa abagabo tugasenga bo mu Rwanda, kuko Imana ije kubahana. Murarimbutse, murashize. Asoje icyo Imana yari yamutumye, ariko aba bantu aje kubwira ubutumwa nibagera guhindukira Imana irigarura. Twebwe turahanura Imana irwana urugamba ikarutsinda. Icyama nome topesta la siwi eno pestance. Icyama tukibuka Imana kari Imana izikarwana urugamba ikagenda itwinjiza mu nsinzi yayo. Icyama abanyanomene fo, cyama abakobwa mu Rwanda tugasenga, cyama abasore mu Rwanda tugasenga, cyama ababyeyi mu Rwanda tugasenga. Mwareba ibitangaza bikorekera mu Rwanda. Baravuga ngo muri Isirayeli habaye ibitangaza ngo Imana yazatuye inyanja kabiri. Baravuga ngo babonye Imana. Mwareba Imana igenda itambagira. Ireba ko ibyo bari kurega ibihugu kuko ari gukangura buri muntu wese, kuko na stop ifonedra bantu bagiye kwiga gusenga Imana ariko amazi yarenze inkombe we, cyangwa ugasenga Imana amazi atararenga inkombe. Tukagarukira Imana inzara itaraza kuko inzara igiye kugera ku muntu wese. Nozenga ibyo kurya birabonetse ntago biraboneka ko bigiye kubura. Agiye gutera inzara kandi inzara y'ubwoko bwose igiye kuza. Ugiye guhita uvango yaraje ntago iraza. Hari inzara yateye bigira nubwo barya abana. Inzara igiye gutera nibwo yaza inzara. Imana imaze iminsi intangarije ngo nibwo inzara yaza. Ntago iraza. Ibyo mwabonye yari intangire kugira ngo Imana ikangura abantu ko yabonye badakanguka. Yabonye batarimo bakanguka none izanye ibyongera kubakangura. Yabonye abantu batari gukanguka Imana bakunyura kuva ko Imana ihari bakayibuka batarasenga amatakira ngoyi. Bari yagiye muri abantu basenga amatakira nabaremerewe muze mu musange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yamwe ryo kuturengera. Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ndabifuriza amahoro y'Imana ngabane namwe. Mwebwe mwese mwakoze subscribe, abakora share n'abandika muri comment mutuha ibitekerezo ndetse mutubwira nuko ijambo ry'Imana ribafashije. Imana ibaha umugisha. Nkuko mubibona twakiriye mukozi w'Imana, ndagira ngo yibwire abadukurikiye ndetse atuganiriza n'ijambo Imana ishyize ku mutima we. Karibu. Yesu ashimwe. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko mubizi amazina yanjye ni Ntakirutimana Elia. Hanyuma ndi umugabo, mfite madamu n'umwana umwe. Imana iduhana umugisha. Amen. Ndi umunyamasengesho, ndakijijwe. Kandi nta kintu mfite cyo kwirata, ntago nakirata ubutunzi, ntabwo mfite. Nta nubwo nakirata imiryango ikomeye ntayo mfite, ahubwo ndirata Kristo. Haleluya. Muririmbye aravuga ngo ngiye mfite icyo nirata, ntago ari izahabu, nta nubwo ari ifeza, ahubwo nirata Kristo wancunguye. Haleluya. Hashimwe Yesu waduhaye agaciro, nta gaciro twari dufite. Hashimwe Yesu la sifo la totita winima. Hashimwe Yesu nima waduhaye agaciro, n'agasura mubona dufite ni Yesu. Naka gakote nambaye ni Yesu, naka gashati nambaye ni Yesu. Hashimwe Yesu. Watugize abantu tutari abantu. Hashimwe Yesu. Hanyuma ndumva shaka dusoli topi 4 mene totiwa ano pestance. Ndumva shaka dusoma ijambo ry'Imana muri aka kayego ngo turiganireho. Hanyuma icyo wumva cyangwa se icyo uza kumva ijambo rikubwiye uza kugikora. Uza kugikora mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ingoma za kabiri, hanyuma ibice 20, hanyuma n'umurongo waho turahera ku murongo wa 3 cyangwa se dore ku murongo wa 1 kugira ngo tucyumve iki gice cyose, hanyuma dukuremo ikizo dusenge. Titire y'amagambo iravuga ngo Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Iyo ni titire y'amagambo. Hanyuma umurongo wa 1 uravuze, hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni bahamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Isiriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Hasasonita Mari
ariho Enigedi. Sashimwe. Umurongo wa 3 aravuze ngo Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiriza ubusa. Kane havuze ngo iki? Kane haravuze ngo abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'abayuda n'ab'i Yerusalemu, byari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. 6 aravuze ngo arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasokuruza bacu, ese si wewe Mana yo mu ijuru, kandi si wewe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha, imbabazi n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. 7 aravuze ngo Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari mu iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose, maze bakibamo, kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati, nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. 10 yavuze ngo iki? Mva kuntu havuze 10 yaravuze ngo nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Sayiri, abo wabujije Abisirayeli ko batera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. 12 haravuze ngo tugiye gusoreza hepfo gato, Mana yacu ntiwakwemera kubahana, Mana yacu ntiwakemera ukabahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Nuko abayuda bose bagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo bato n'abagore babo n'abana babo bakuru. 14 havuze ngo iki? Umva kuntu havuze 14 haravuze ngo Mana, maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zakariya mwene Benaya mwene Yayeli mwene Mataniya w'umurewi wo muri bene Asafu, aho yarari ahagaze hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Abayuda mwe, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Mwaceneza ijambo ry'Imana. Hanyuma iri jambo dusomye ni ijambo ryiza, ariko ndashaka kuvugamo nk'ibintu 2 cyangwa 3 kugira ngo dusenge. Ikintu cya mbere ni ugusenga, shaka kuvugaho. Ikintu cya kabiri shaka kuvugaho, icya kabiri ni ukwemerera Imana, tukagarukira Imana. Ikintu cya gatatu ni ubutabazi. Cya mbere ni ugusenga, kabiri ni ukwemerera Imana mukagaruka, icya gatatu ni ubutabazi. Iki ni igihe ngo umwami w'Imowabu n'umwami w'Isiriya n'Abamoni bari bateye umugabo witwa Yehoshafati, ariko bamutera
bamutera atiteguye. Shaka kuvuga iki? Nejo tuvuga ngo ibidutera Satani yagiye kuza ntago aduteguza, adutera tutiteguye, tutibitsa amasengesho rimwe na rimwe, akagutera uri mu kabari, akagutera ukiri mu busambanyi, akagutera ukiri mu buraya, akagutera ukiri no pefo nadra. Nejo tuvuga ngo hora witeguye kuko utazi umunsi n'igihe. Hanyuma birangije Bibiliya ivuze ngo iki? Aba bami ngo barahaguruka bajya umugambi umwe wo gutera Yoshafati, ngo nuko barahaguruka maze guhaguruka baraza, ariko ngo mukumara kuza bagiye baraguhaguruka ngo aza kuboneka umuntu uza guha amakuru Yoshafati. Ngaza yihuse navuga ati Yoshafati amenye byabaye, ati hoya, ati ntago nabimenye, ati uratewe n'abami bagera muri 3, uratewe, watewe. Ikibazo si uguterwa, ahubwo ikibazo ni uguterwa utiteguye. Ikibazo ntabwo ari uguterwa muroko, ikibazo ntabwo ari uguterwa, ahubwo ikibazo ni uguterwa utiteguye. Ikibazo ni uguterwa utaribitse amasengesho, ikibazo ni uguterwa utari kumwe n'Imana, ikibazo ni uguterwa na mene tori holy vonedra, ikibazo ni uguterwa utiteguye. Ikibazo abantu muri iyi minsi baragushaka gusinzira, ariko nta nicyo basinziranye. Urifashe uriteruye urasinziriye. Nta mavuta ufite, nturi umuhanuzi, nta nubwo werekwa, ntunasenga, ubwo bundi usinziranye iki? Hanyuma uyu mugabo witwa Yoshafati ngakibyumva agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba, ariko yibuka ko mu ijuru hari Imana, hashimwe Imana kijya yumva abantu bayisenga. Cyama abanyarwanda tugasenga, cyama abakobwa tugasenga, cyama abagabo tugasenga bo mu Rwanda, cyama no pestifo lasti ela sinima mena sita winima anos, icyama abakobwa ababyeyi tugasenga. Imana ya no pela zala sifonedra, Imana nome ntago yadutanga mu maboko y'ababisha. Icyama tugasenga. Hari ibintu Imana yahindura, cyabaje nuko abantu muri iyi minsi bicaye, bamwe bagiye mu bapfumu, ariko muri abapfumu kujyamo nta mahoro uzahabonera, ahubwo bazakurya utwaye twose mpaka tugushizeho, bazatukurya tugushiraho. Bibiliya yavuze ngo nuko Yoshafati akibyumva ngagira ubwoba. Muri uko kugira ubwoba ariko yibuka ko mu ijuru hari Imana. Icyama mu Rwanda tukidobene kotawinima, tukibuka ko mu ijuru hari Imana ishoboye ibintu byose, tukibuka ko mu ijuru hari Imana irwana urugamba ikarutsinda. Icyama nome topesta la siwi eno pestance, icyama tukibuka Imana kari Imana izikarwana urugamba ikagenda itwinjiza mu nsinzi yayo. Icyama abanyanomene fo, cyama abakobwa mu Rwanda tugasenga, cyama abasore mu Rwanda tunivonedra tugasenga, cyama abagabo mu Rwanda tugasenema tugasenga, cyama ababyeyi mu Rwanda tugasenga. Mwareba ibitangaza bikorekera mu Rwanda. Baravuga ngo muri Isirayeli habaye ibitangaza ngo Imana yazatuyemo inyanja kabiri. Baravuga ngo babonye Imana. Mwareba Imana ikorera mu Rwanda. Pola zalasti washando benedra penifola sinima anos. Mwareba Imana ikorera mu Rwanda. Birangije Yoshafati aravuga ati ariko ngagira ubwoba, ariko muri kwa kugira ubwoba aravuga ati ayiwe ariko ngayibuka ko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Cyama abantu bibagiwe Imana bakunya bakibuka ko Imana ihari, bakayibuka batarasenga amatakirangoye, kuko hari igihe cyangwa abantu bagasenga amatakirangoye. Icyaba kiza wayisenga hakiri kare, senga ibigusengesha bitaraza. Kimwe Bibiliya ivuga neza ku bantu binenewe, ku bantu bineneve. Bibiliya ivuga neza ng'abantu ngo bakoze ibyaha kugeza ubwo Imana irakara. Hari abantu bakora ibyaha Imana ikarakara, hari abantu batingana Imana ikarakara. Mu bintu byarakaje Imana mu gihugu cy'Isodomu ngo ubutinganyi bwarimo, hari igihe Imana igirakara. Icyama tugasenga ibidusenyesha bitaratugeraho,
icyama tukagarukira Imana alopefo itaratugaruza umunyafu wayo, icyama tukagarukira Imana alo sitaratugaruza ibyago n'amakuba, icyama tukagarukira Imana nome bidutera bitaraza, icyama tukagarukira Imana iyi nzara itaraza kuko inzara igiye kugera ku muntu wese. Iyi nzara ariko mwami Yesu iyi nzara nozenga ibyo kurya birabonetse ntago biraboneka bwo niko bigiye kubura, twagiye gutera inzara. Agiye gutera inzara kandi inzara y'ubwoko bwose igiye kuza. Ugiye guhita uvuga ngo yaraje, ntago iraza. Bibiliya ivuga neza ko hari aho inzara yateye bigira n'ubwo barya abana babo. Iyo niyo nzara rero. Nabundi wowe uraburara umunsi umwe ngo iyo ni inzara, ntago ari inzara, ejo uzarya. Murabwirirwa umunsi umwe nijoro ukarya ngo inzara yaranyishe, ntago ari inzara, nijoro urarya. Inzara ni yayindi ufata uburi cyuryo ukarya n'ibyatsi. Inzara ni yayindi ufata uburi cyurya ukagura amahurungure y'inuma. Iyo ni inzara we, iyo ni inzara. Naho muri kuvuga ngo nyine ngo urareba ngo inzara ngo turayizi, ntago uraribwa n'inzara. Nimusenge ibibasengesha bitarabageraho uko inzara igiye gutera nibwo yaza inzara. Imana imaze iminsi intangarije ngo nibwo inzara yaza, ntago iraza. Ibyo mwabonye yari intangiriro kugira ngo Imana ikangure abantu, ariko yabonye badakanguka, yabonye batarimo bakanguka, none izanye ibyongera kubakangura. Yabonye abantu batari gukanguka, none izanye ibyongera kubakangura. Ariko umuntu uzaba uri kumwe n'Imana, umuntu uzabana n'Imana, umuntu uzaba mu bumana, umuntu uzatindaho Imana iri, umuntu uzavugana n'Imana, umuntu uzatereta Imana, umuntu uzinginga Imana, uyu muntu azanomeno pestifo ararinze ari ku kinyita cy'Imana. Haleluya, hanitarasifo ari ku kinyita cy'Imana, ari ku kinyita cy'Imana uyu muntu. Hanyuma ngo abantu b'Inaneve babanye ngo Imana iza kubatuma umugabo witwa Yona arakata, ngabaze gukata ngo urufiri ruramumira, ubwo ndihuse ngo rumumiza rugenda rumuruka Nineve aho yari kujya kubwiriza ubutumwa. Birangije Bibiliya ivuze ngo iki ngahageze ngaranga ngo murapfuye murashize, kuko Imana ije kubahana. Murarimbutse murashize kuko Imana ije kubahana. Nayo mbabwire uyu muhanuzi asoje icyo Imana yari yamutumye, ariko aba bantu aje kubwira ubutumwa nibagera guhindukira Imana irigarura. Twebwe turahanura kandi ntikizatubuza guhanura, nta nikizatubuza kubwiriza. Ariko abantu tubwiye nibanga kumvira ijambo ry'Uwiteka, inkota y'Uwiteka izabarya. Nibemerera Uwiteka bakamwumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu. Nabundi twebwe turi intumwa kandi intumwa ntiyicwa. Twe turi mikoro y'Imana, Imana ivuze dusoza ibyo ivuze, hanyuma abo tubibwiye bahindukira Imana ikigarura, batahindukira Imana ikabahana. No pestala Stephen dra pelazala cinema anos nuko. Hanyuma ngo uyu mugabo witwa Yona akimara kubivuga ngo abantu b'Inaneve, umwami w'Inaneve agira ubwenge, cyangwa abantu bakagira ubwenge, ngo bamaze kugira ubwenge. Bibiliya ivuze ngo kiravuze ngo nuko bamaze kugira ubwenge, ngo umwami umaze guhishurirwa. Icyama abanyarwanda tugahishurirwa, bari muri Kongo cyama tugahishurirwa, cyama abantu bari muri Tanzania tugahishurirwa, cyama abantu bari muri Canada tugahishurirwa, tukamenya ko Imana Stifo Imana igira neza, kandi mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, kitarabanura ku butoni, uyu bagakora ibyo gukiranuka kimwemera, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura iramwemera, yaba ari umunyarwanda, yaba ari muri Canada iramwemera, yaba ari muri Kongo, yaba ari mu Burundi iramwemera. Uyu bagakora ibyo gukiranuka. Uyu muntu Imana igizute hidi winima mana helazala stifonedra, uyu muntu Imana iramwemera. Ngo uyu mwami arahishurirwa. Hamaze guhishurirwa, Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo arategeka itegeko, aravuga ngo umuntu wese wo mu gihugu cyane niyambara ibigunira. Haleluya, niyambara ibigunira dusenga Imana. Ngo nuko bacyambara ibigunira bahendahenda Imana barayicirigita. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, aravuga ngo ndigadobe etala
sunima Henitala siwa anos Imana bango ndigaruye cyama abantu tugasenga nta kiri gituma Imana igaruka nuko abantu baca bugufi bakihana ibyaha nta kindi gituma Imana yisunima anetohiwa yisubiraho nuko abantu baca bugufi bakihana ibyaha Imana irashaka abantu bihana ibyaha uko bitabaye ibyo Ola sifone dry many phone grow penny phone droria many for Imana iri kugenda itambagira ireba ko ibyo bari kurega ibihugu kuko ari ibyo ari ukuri hanyuma ngo nuko muri ako kanya ngo Imana irigarura imajije kwigarura irabango ntango nkirimba abantu binaneva ariko byaturutse mu masengesho byaturutse kuko baciye bugufi byaturutse kuko bahenda henze Imana byaturutse kuko baheterese Imana bayikirigise Imana irabango ndigarure sinimo sinyibarimbuye ahubwo ni mwakira ubuzima iyo umuntu agarukiye Imana aho yari gupfira abonera ubuzima iyo umuntu agarukiye Imana ibyari kumwica bihinduka ubuzima iyo umuntu agarukiye Imana imwongera iminsi yo kubaho iyo umuntu agarukiye Imana sode benedraya ifata abanzi be hetifo ikabashyira kure ye Imana no menefo Imana no menedraya iyo umuntu agarukiye Imana iba umwanzi w'abanzi be iyo umuntu agarukiye Imana imwongera amahirwe iyo umuntu agarukiye Imana irongera igacinzira iyo umuntu agarukiye Imana so benestitala sifo Imana imuha ubuzima nta buzima yari afite iyo umuntu agarukiye Imana icaba abantu banyumvisha tukagarukira Imana tugaca bugufi ku Mana kuko Imana ifite levanedra Imana ibyigambira kutugira n'ibyiza ntago ari ibibi kugira ngo turemere mutidobela holy vanedra kugira ngo tureme umutima hazaza hanyuma haleluya cyama nari ntumwe ngo mugarukiye Imana jambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki ngaba bami baraza ndagira ngo dusenge tugiye gusenga mela sifone dra sinzi icyatumye utimana sinzi icyatumye ureka Imana sinzi ikiri kukujyana kure y'Imana ariko Imana yari yantumye ngo ugarukire Imana uko bitabaye ibyo namwe bagiye kugendana n'ibishinga urimo mu Imana ije gukubura nawe urimo mu Imana zola holy phone dry ije gukupira umuriro n'amazi nawe urimo hetola sifone grome ariko ku muntu ugiye kwemera kugarukira Imana ku muntu ugiye kubana n'Imana neza agiye kurya k'Imana abandi no menedra abandi batari kurya agiye kubona ubwihisho abandi badafite ubwihisho agiye kudibini fonedraya tandabene kotala stifo kuko Imana izanye byongera gukangura abantu kuko bari maze gusinzira yazanye corona ntibasidobe bagira ngo ni ibisanzwe etaya bone izamura ibiciro bagira ngo ni ibisanzwe ariko none izanye byongera kangura buri muntu wese kuko na stop ifonedra bantu bagiye kwibwa gusenga Imana ariko amazi yarenze inkombe we cyangwa ugasenga Imana amazi atararenga inkombe sala sifonedra Imana yaremye ngo ze nkubwire ngo garukira Imana nicyo cyatumye ireka icyatumye jya kure yayo haleluya namene tola sifo menedra niki cyatumye tera umugongo birivuze ngo iki iraza ngo itangira kubaza ngo ni munyize nge n'uruzabibu rwanjye nararucukuriye ndushyiramo agafumbire ndushyiramo ibintu byose nariringe ko ruzera inzabibu ariko rweze indibu icyo naniwe gukora urutoki rwanjye ntarukoreye ni igiki ni munyize narwo Imana iri kudibinifo iri birabangwa nikitagukoreye hetaya bone kuyaguye gucuruza none ukaba uri kwibira mu bucuruzi ese nikitagukoreye kwagwa bucuruzi enatayabo kwagwaye urwo rwifuza warusengeye warujyemuka kujujubya umugabo nikitakoze nikigukorere hela sifo kwigucinyuma y'umugabo wawe kabiri gucinyuma y'umugore wawe niki Imana ya talasi yari gukora itakoze Imana iranye ngo nze nkubaze nikiri de nome no tola zalasti wa ano pestance enetohiwa kwagwaye amaheruka kujya Dubai kurangurayo none uhembye kujya gusambanira Dubai wagiye kurangura nikiri kwe gukora utalivo itagukoreye ko tarasi twegwaye imodoka kugira ngo menedra byigendamo none ukuyisambaniramo niki yari kwe gukora itagukoreye Imana yabwe
ngo yigarukire helasi fonedraya pelazala siwa anopestifo henatala wirivo ko yaguhaye inzu ngo netopifo ikakuvana mu bukwade igira ngo uzayiherekezamo icyubahiro none kuyicuramo indaya n'ikindi benefo n'iki iravangwa ni muntu uvikinya gukora rurema uru rutoki rwanjye ngiye kugura uruzitiro rugiye kunyukwanyukwa hetayabo nzategeka ikirere nicyo njye kugwisha imvura muri uru ruzana wirivo muri uru rutoki ntabwo ruzanyukwanyukwa peleta mana yari yanimye ngo nze ngo yigarukire lele talazala ala sifo nedra pelivo nedroria netotaya bonedra rekotaya bonegro penifo la sinimanda pelazala siwa anopestifo yaguhaye ubwiza hanimande gusiga amavuta y'igikundiro none so de benedraya heniva ubwo bwiza ntabwo uri kubeshezamo icubahiro ahubwo uri kugusha abagabo bakijijwe banduka akabatwara abagabo babo ariko Imana irambwe ngo bije kubarana nawe ije kubarana nawe kandi izo nema ije kode venedra hetifonema Imana irambwe ngo buri kandi kwasi irakabara irabara ibyo yaguhaye nawe ibare topifo hetayabo nimara kubara ibyo yaguhaye hanyuma nyuma yayo irakubaza ko nabiguhaye hari icyo wampaye mugiye kubarana abandi yabasimbukije impfu nyinshi ariko muhituye kwihemukira hello pefo nedra hela zala wiwi niwa ano pefo nedra none uyituye kudi binima uyituye nema uyituye benestance kujya mu bapfumu yaguhaye abana beza abafite none uyituye kugituka vango nta Mana iriho kuko baza kubona umaze koroherwa ariko Imana yantumye ngo ninkuye ngo yigarukire kandi umara kwigarukira tinana nayo kuko nestala wilivo hari ugiye kwikenera utakiyibanye ikagukina ku mubyimba icyo watinyaga cyakudeba hetala sala sali wilivo nedra kuko amasengesho uzasenga ibyo kugeraho byakugezaho izayita amatakira ngo ntago izayumva izagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho reka dusene fone dra mugabo witwa Yoshafati nkabyumvishije nkagarukira Imana cyangwa abanyarwanda tukagarukira Imana cyangwa abasore tukanome tukagarukira Imana hela sifo ngo Yoshafati aravuga ati nje gusanga ari Imana ikiza nje gusanga ari Imana itabara nje gusanga ari Imana itanga ubuzima nje gusanga ari Imana itanga nje gusanga ari Imana igira neza kandi ukonema uko bayivuze niko nanyayibonye niba ngo mereka tugarukira Uwiteka ngabantu bose yaba ari abana yaba ari ababyeyi ngo yaba ari bato n'abakuru ngo bagarukire Uwiteka ngo bagahagarara imbere y'Uwiteka haleluya Imana irashaka iyo mitima yanyu irashaka imitima yanyu kuko iri kubashaka ikababura uziko kubona abaririmbyi benshi ikaburamo umuririmbyi uziko kubona abahanuzi benshi bari guhanura ikabura umuhanuzi icyama muri uyu mwaka Imana ikakureba ikakwishimira ikakubonamo nk'umuhanuzi narivuze ngo senga kugeza mu rwego Imana ikwirata senga usenge garukira Imana kugeza mu rwego Imana izavuga ati ku Gisozi mfite umuntu muri Amerika mfite umuntu muri Canada mfite umuntu haleluya Nyabugogo mfite umuntu mu mujyi mfite umuntu senga kugeza ku rwego Imana ikwirata ivengo mfite umuntu yigeze yakirata umugabo witwa Dawidi avuga ati kwa Yesayi mbonye agahungu sha kafite umutima umeze nk'uko nshaka haleluya besetalas ndagira ngo dusenge ese uri umugabo busambanyo bwawe utaratumye utera Imana umugongo Imana yari ngo ni muyishake hakiri kare ko ari abantu bagiye kuyishaka bitagishobotse kuko igiye kuzana ibikangura abantu mwari mwasinziriye pe busambanyo bwabasinzirije kunywa inzoga byabasinzirije butinganye byabasinzirije amatiku yabasinzirije ariko igiye kongera kuzana gituma abantu bakanguka kuko ariko yamwenze mbwira abantu bishaze mwayigarukira hakiri kare rero ngo Yoshafati amaze guhagarara arasenga amaze gusenga ngo bariyiriza ngo bamaze kwiyiriza ngo batakambira Imana barayibwira ngo Mana yacu wowe wicara mu ijuru haleluya aravangwa ni wowe Mana yanyine urabona abantu baduteye harimo abo watubuje kurimbura turi kuva mu Egiputa
none bashaka kuza kudukura mu gihugu wahaye inshuti ya Aburahamu, bashaka kuza kukidukuramo, kandi tuzi ko ufite imbaraga, twe nta mbaraga dufite, twabuze uko twabigenza, ariko ntujye ubura ukuntu bigenza. Urebe abantu baduteye, numara kubareba wandifana kuko twakubakiye inzu, tumaze kuyubaka tubwira ngo nituyizamo tugahagarara imbere yawe, tukaguhamagara, yaba ari inzara yateye, yaba ari mugiga, yaba ari intambara, yaba ari ibyago n'amakuba, twaba tubona urupfu dusatiriye, nitugutabaza uzadutabara. Mwalevanadaya, none twahageze Uwiteka, hari abami baduteye baje kuturwanya, ngo Imana ihita imanukira muri iryo teraniro. Imana ikunda abantu bayivuga neza, Imana ikunda abantu bayishaka, Imana ikunda abantu baciye bugufi, Imana ikunda abantu bihanye ibyaha, Imana ikunda abantu bafite umutima umeze nk'uko ushaka. Imana ihita ivuga ijambo rikomeye, iravuga Netopifo imanukira mu muhanuzi wari uri aho ngaho muri iryo teraniro, aravuga ngo nimwumve itangazo, yemwe abanyarwanda, nimwumve itangazo mbatangarije ku muntu ugiye kugarukira Imana, ku muntu ugiye kwemerera Imana. Nimwumve itangazo Imana impaye nonaha, iravuze na Stefano Draya, ntimutege ubwoba n'ibyo mubona, ntimutege ubwoba n'amakuba n'ibyago, kuko umuntu uri kumwe n'Imana ntabwo amakuba azamugeraho. Stefano Draya irabona umuhanuzi aravuga ngo nimwumve Stefano Draya peletala Stefano Draya, uyu muhanuzi aravuga ngo nta byago nta makuba azabageraho. Draya, kuko urugamba ntabwo ari urwanyu, ahubwo urugamba ni urw'Uwiteka. Ku bantu bari kumwe n'Uwiteka nimugire ubwoba, nta kintu muzakena, nta kintu muzabura, kuko urugamba ntabwo ari urwanyu. Ntabwo muzabura ibyo kurya, ntimuzabura ibyo kwambara, ntimuzabura ubuzima. Urugamba ntabwo ari urwanyu, ni urw'Uwiteka. Mwemerere Uwiteka wenyine azabayobore, kandi mugarukire Uwiteka. Aravuga ngo urwo rugamba ntabwo ari urwanyu, ahubwo ni urw'Uwiteka. Reka dusengera, tuzakomeza ubutaha. Kadusengera. Ese Netopifo menetola siwa enetohi nima menetotifo Draya lele kotaya bon many foa tano benesta redeta lasi many fone Draya imana zonema hello Draya. Urumva utarababaje Imana, urumva utarayiteye umugo, tekereza na muri ya ntambara hetayabo uyibwira ngo Mana nundokora uyu munsi nzagukorera, none wayihembye kutayikorera, ahubwo uri kujya wita abakozi bayo ngo nabateka mutwe. Mana nta kindi shaka gushaka umutima wawe gusa kiwuturamo. Hanyuma ndagira ngo ninome na Stefano Draya pelasifo, Imana ibabajwe n'abantu bayiteye umugongo yarabagiriye neza, hanyuma ibyo yabahaye kuko yabahaye mukayitera umugongo ije kubambura, ibiha bakiri kuyubaha, ibiha abantu bari kugira utabari kuyubaha. Ibyo yabahaye mukayitera umugongo igiye kubibambura, ibiha abantu bakiri kuyubaha ku gikumbi cyayo, kuko ari abantu nyuma yanga bari kuyubaha. Imana ifite abantu bari kuyubaha. Kindi kintu kiyirijije Imana kiteye Imana umubaba ni abantu yahaye ingo, ariko bakaba bari kuzitonganiramo, bakaba bari kuziryaniramo, nabo bagasenze bagakora amadivorce. Ibi bintu Imana birayibabaje. Kanata sifonema ano pestan senemanda retala siwa ano mena sifo nedro. Ikindi kintu kibabaje no kuna abantu bari gukora ibyaha bigishije nkana. Imana iramwe ngo ni mu bikore vuba, kuko ari igihe kigiye kugera n'abakoraga ibyaha ntibabikore. Ntibabikore bite kandi nta Imana batanakijijwe. Ni mu bikore vuba, kuko ari igihe kigiye kugera mugasenga iyo mutazi, kandi arabahendahenze kare ngo muyisenge bikiri byiza mukanga, ariko izanye igituma abantu bakanguka. Imana ije gukangura abantu niko yambwiye. Reka dusenge. Imana isumba byose, Imana igira neza. Hetala sifonema tando bene kotala salawi ewanema pela evone stifo tando bene staya lelewi eno pestase nene kotala salawi ewa many foa shando rebene totitala sinimanda nene kotawinima
nanisanye abantu bari bankurikiranye, abumvishe batsindwa n'urubanza rw'ibyaha, abumvishe batsinzwe n'ibyo babagamo, bakaba bemeye kugarukira bakuruza umugozi w'umugwaneza wawe. Hanyuma bafata ubakomeze, sayure mu nema, mu isayo y'ibyaha. Hera aka kanya reka imbaraga mvanjuru zibamanukire, bwiza bw'Imana bumanuke bene wa shando bene talati ewa no mene fo hela sifonedra. Kandi mbonye menestase umuntu uzezerera muri iri jambo, uzanome, uzamwandikwa mu gitabo cy'abarimbuka, ukamwandika mu gitabo cy'ubugingo, kuko mbonye iri jambo rifite imbaraga. Ubutumwa wari wambaye mbonye werekesha imbaraga nyinshi zikomeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Hanyuma waraguye, shaka itorero rikwegereye. Wari utarakizwa, shaka itorero rikwegereye rikwatuza agakiza. Hanyuma numara kwatura agakiza, nawe ujye mu mubare w'abana b'Imana. Bibiliya tubwiye ngo abamwizeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi abo ntibabyawe n'umubiri n'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana. Mwace neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom. Agaruka kuri Yesu Niwe Nzira TV, Negebu TV, mukore subscribe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana Eliya kutugezaho ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa bukomeye anyujijemo. Imana igumugisha, kandi abadukurikiye mukomeze kubana natwe, kuko umwami wacu aduhagurukije mu gihe gisa nk'iki kugira ngo duhembure, dukomeze kandi imitima yanyu. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana akagaruka. Shalom shalom, amen.